Yes, nguha ikaze kuri Alphonse Sport TV. Nizera ko umeze neza cyane, nizera ko umeze fresh muri rusange, nizera ko n'umugoroba ukumereye neza cyane, umugoroba usoje fresh kabisa, ugiye kuburuhuka kandi n'abari kujya mu kazi, namwe nizera ko ibintu bikomeza kugenda bibabera byiza cyane kabisa. Sport update nyinshi rero tugiye kuba tugarukaho, byinshi byo kuvuga muri sport kuri uyu mugoroba. Se ni ibiki ukwiye kuba wamenya muri aka kanya? Ni byinshi rero bigiye bitandukanye. Duhere ku equipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR, akaba rero ari ama equipe n'ubundi rero yarafitanye umukino tariki 14 z'ukwezi kwa 9, ariko biza kuba rero bihura no rwose ikipe ya Rayon ikipe ya APR FC yari yakira ikipe ya Pyramide ni imikino ya CAF Champions League. Rero uyu mukino uza kwimurwa ushyirwa tariki 19 z'ukwezi kwa 10, akaba rero ari umukino kabisa rero bishoboka ko nawe rwose rero ugiye kuba wimurwa, ukaba bazawushyira ku itariki itaramenyekana. Ni nyuma y'uko rero CAF isohoye ingengabe cyangwa se isohoye afishe y'imikino itandukanye izagenda ikinwa mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika, ariko gikinwa cyangwa se gikinirwa cyangwa se gikinwa n'abakinnyi bakina mu mashampiyona yo muri Afurika, uretse ukuyemo nyine Burayi birumvikana, ndetse n'ahandi hose haba hagiye hasigaye. Ubwo ni imikino nyine ya CHAN birumvikana izaba 2025. Ubwo rero biravuga ko rwose amatariki rwose azakinwa amakine cyangwa se imikino yo gushaka itike kuzajya mu gikombe cya CHAN ni hagati tariki 25 na 27 Ukwakira 2024. Ubwo bivuze yuko n'ubundi nyine yaba equipe ya APR ya equipe ya Rayon Sport niyo ama equipe nyine atanga abakinnyi benshi rero mu equipe y'igihugu. Ubwo bivuze ko n'ubundi nyine gukina shampiyona bitayikundira, kandi ubwo nyine birumvikana ko bisaba kwitegura rero kwa equipe y'igihugu. Ubwo rero umukino nawo rwose rero ukaba wamaze kuba nyine ugenda wegezwayo rwose, dore ko rero biteganyijwe ko rwose imikino nyine izatangira tariki 25 na 27 umwaka w'2024. Ubwo kandi rero iki gikombe cya CHAN kizabera mu bihugu bigera kuri 3: igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya. Ubwo rero biteganyije ko iyi CHAN izatangira hagati y'itariki ya mbere n'itariki 28 rero Gashyantare, akaba ari umwaka wa 2025. Ongera kandi ibihugu yaba Tanzania, Uganda ndetse na Kenya nibyo bihugu bizakira igikombe cya Afurika rero cy'umwaka wa 2027. Ama equipe rwose rero niyo azaba agenda yakira igikombe cya Afurika cy'umwaka wa 2027 kabisa. Rero ngira ngo ni ibintu byiza cyane kubona igikombe cya Afurika rero kigiye kuzaba gikinirwa muri East Africa. Ntekereza ko bizaba ari ubwa mbere rwose hano mu karere kacu ka East Africa habonetse cyangwa se habonetse ibihugu rwose rero bizaba byitabira cyangwa se bizaba byakira iki gikombe cya Afurika cya 2027. ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane kabisa rero bizaba binasimishije. Kandi tujye ku ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kuba izamukaho umwanya umwe ku rutonde rw'ukwezi rwa FIFA, dore ko rwose rero ku ruheruka yari ku mwanya wa 131, ubu ikaba yazamutseho umwanya umwe, ikaba igize umwanya w'130. Ikaba rero yazamutseho amanota 9.17, amanota rwose rero 9 n'ibice bigera kuri 17. Ubwo amanota ikaba yagize amanota 1123 rero, akaba uko bimeze rero. Kandi rero tunabikomerejeho cyane rwose, aturebe ama equipe rwose rero yaje mu myanya ya mbere. Mbona rwose urutonde tugize rufa kugenda ruhinduka. Umwanya wa mbere ni ikipe y'igihugu ya Argentine, ubwo ni igihugu birumvikana. Igihugu cy'Ubufaransa kiza ku mwanya wa 2, igihugu cya Espagne ku mwanya wa 3, Ubwongereza ku mwanya wa 4, Brazil ku mwanya wa 5, Ububiligi ku mwanya wa 6, Ubuholandi ku mwanya wa 7, Portugal ku mwanya wa 8, Colombia ku mwanya wa 9, Ubutaliyani ku mwanya wa 10. Akaba ari ibihugu rero bya mbere rwose rero bije ku mwanya rwose, bije ku myanya 10 ya mbere. Kandi rero ku mugabane
zagiye ziba rero ku isi hagiye hatandukanye ku mugabane wa Afurika. Ekipe rwose rero ekipe ya abavandimwe rero ya Maroc yaje ku mwanya wa mbere mu gihugu cyangwa ku mugabane wa Afurika. Ikipe y'igihugu ya Senegal iza ku mwanya wa kabiri, ikipe y'igihugu ya Misiri ku mwanya wa gatatu, ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ku mwanya wa kane, Tunisia ku mwanya wa gatanu, Nigeria ku mwanya wa gatandatu. Rero akaba ariyo ma ekipe rwose yaje ko nyine aza mu myanya ya mbere. Yes, ubwo rero kandi tuzaba ku ikipe y'igihugu Amavubi dukomoze ku musore wayo witwa Manzi Thierry, akaba rero ari umusore ukina ikipe ya Al Ahly Tripoli hariya mu gihugu rero cya Libya. Akaba rero bari mu irushanwa rya CAF Confederations Cup. Ni CAF Confederations Cup rero anizera ko kabisa rero uyu musore rwose rero n'ikipe ya Al Ahly Tripoli bari mu rwose bameze neza cyane. Ubwo rero umukino ubanza bari bahura n'ikipe ya Simba Sport Club, baza kuba rero banganya ubusa ku busa. Nyangwa rero abafana b'iyi kipe rwose ya Al Ahly Tripoli bakaba rero baritwaye nabi ku uyu mukino, dore ko bateye rero amacupa abakinnyi ba ekipe rwose ya Simba Sport Club. Ubwo rero baza kuba iyi kipe ya Simba iza kuba itsanga ikirego mu muza amashyirahamwe rero y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF. Baza kuba rero kabisa rero batangayo ikirego ko abafana bitwaye nabi kuri uru rwego. Boro kandi ni ekipe yahuriyeho n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kubura cyangwa se guhabwa ibiryo bitari byiza. Rero ekipe rwose rero iza kuba igenda initwara nabi, dore ko baje kubabanganyiriza rero ubusa ku busa. Ubwo rero inkuru ihari ni uko iyi ekipe ya Al Ahly Tripoli yagiye hariya mu gihugu cya Tanzania yitwaje ibyo kurya byayo, kavuga uti rwose rero bakiye twagiremo abavandimwe batazaba rero bagenda akatugereramo natwe rero ati ntabwo byaba ari ibintu bitworoheye. Yes, ubwo rero kandi iyi ekipe ya Al Ahly Tripoli yamaze kuba rwose ishaka abashinzwe umutekano bazayirinda kuva abageze rwose kugeza bahavuye. Nubwo abo bagabo bashatse abo muri cyangwa se abo mu gihugu cya Tanzania, ariko bababwiye bati dukorane amasezerano, ati nihagira umukinnyi wacu ugira ikibazo ati rero muzaba amubiryozwa, ati ariko nanone rero nimwitwara neza rwose rero amafaranga yanyu muzayahabwa neza cyane kabisa. Rero ubwo rero nizera ko rwose iyi ekipe ya Al Ahly Tripoli nizera ko abavandimwe mu gihugu cya Tanzania batazitwara nk'uko abavandimwe rero baje kuba bitwara babangamira abakinnyi. Ubwo no kubiranga amaso ukareba nimba umupira rwose wa Afurika bikomeje kugenda nyine bigorana muri rusange. Ubona ko n'abasore batandukanye rwose rero ubona ko ibintu biba bitari byiza rwose habe namba. Ubona ko rwose rero kugira ngo ekipe izagutsinde izaba yakwakiriye nabi, nabyo rwose rero mu muco w'umupira ntabwo ari byo kabisa, dore ko rwose ari mu gihugu cyangwa se mu bihugu by'Abarabu bakunze kugenda rero bitwara nabi muri rusange. Yes, ubwo rero twashyize mu ikipe ya Rayon Sport yitwa Munyakazi Sadat. Uyu nguyu ngira ngo rero abareyo ndetse n'abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda umugabo rero benshi baramuzi, n'umugabo w'ekipe ya Rayon Sport yarasimbuye rero umuvandimwe bita Muvunyi Paul. Ubwo rero kandi rero uyu mugabo aganira n'ikinyamakuru Igihe yaje kuba atangaza yuko rwose rero anenga abayobozi b'ekipe cyangwa se bahoze bayoboye ekipe ya Rayon Sport baje kuba rero bahura ngo bige ku kibazo cya Rayon Sport yugarijwe n'ubukene muri iki gihe. Rero ni nyuma yuko perezida wayo Uwayezu Jean Fidel yaje kuba yegura ku buyobozi bwayo rero kabisa. Akaba rero barahuye harimo umuvandimwe bita Paul Muvunyi, akaba Dr Rwagacondo, akaza Ruhamya Mbuga Paul ndetse na Gacinya Chance Denis. Baje kongera guhura bemeranya ko bagomba rero gutahiriza umugozi umwe. Ubwo rero umuvandimwe bita Munyakazi Sadat aganira n'itangazamakuru aravuga ati rwose ngewe ati ndanenga abayobozi bongeye cyangwa se bayoboye ekipe ya Rayon Sport bongeye kwihuza bakaganira, ati ibyo bakoze ntabwo bikurikije amategeko. Ubwo aravuga ati ngende ku ruhande rw'ukuri rw'amategeko, ati ntabwo nshobora kwisanisha n'ibintu bidakurikije amategeko, ati ni ibintu biri inyuma y'uburyo ikipe rwose yubatse. Avuga ati icyo gihe nasaba ko ibintu bihinduka, avuga ni mu nzego za Rayon Sport nk'abahoze bayiyobora muduhemo izina bige no muri stati barimo rakomeza avuga ati aho nuwaza akambaza ibyo ndimo
avuga ati rwose ati ubwo nyine yaramaze kuvuga ati najya mu ekipe ya Rayon Sport, nkavuga ko rwose mwaduha izina cyangwa se nk'abayobozi ba Rayon Sport ati tukajya muri stati. Komeza avuga ati aho ngaho n'uwaza akambaza ibyo ndimo namusubiza ko stati ibyemera, ariko se namubwira iki? Aravuga ati tujye tureba kure ati kandi dushishoze. Barimo yakomeza avuga ati abantu bagiye mu Kinigi barahura, ati bari bazi ko bari gukora ibintu byiza, ariko nyuma igihugu kitwereka ko bitari byiza. Ati ejo nanjye nshobora kwisanga muri icyo cyicaro kidafite amategeko acyemera, ati ejo nkajya kugitangaho ibisobanuro. Rero ubwo kandi Munyakazi Sadate baramubaza bati se ekipe ya Rayon Sport umuyobozi wese wajyaho muri kumwe se ni ekipe ugikunda? Avuga ati rero ati ngende ku ruhande rwa Rayon Sport, ati umuyobozi uzajyaho ati komite cyangwa umunyamabanga uzangisha inama ati nzamwitaba. Atariko ibintu by'abahoze bayobora icyo gihe ati mbona atangiye kujya ku ruhande. Rero ati nge numva mu neza ya Rayon Sport ati ibyo twakora byose twabikora mu buryo twashyizeho ekipe yubatse. Kandi umugabo akomeza avuga ati rwose ati abantu bo muri siporo usanga barigize atavugwa, ati ndetse rero ati bikorera ibyo bashaka, ati ibyo kandi ubisanga no muri koperative kandi biteza imicungire mibi, ugasanga abantu bahora mu makimbirane kubera ko cyangwa se ko basohotse mu murongo bishyiriyeho. Ubwo kandi nyuma yo kwegura kwa Uwayezu Jean Fideli wayoboraga ikipe ya Rayon Sport, abahoze mu buyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport bari barasabwe kujya ku ruhande, bagaragaje ko bashaka kwiba hafi. Ubwo kandi amakuru avuga ko rero kugira ngo bongere gutanga umusanzu wabo mu bikorwa bwa ekipe bisaba ko bongera kwemererwa kuba hafi yayo. Ubwo rero nuko rero ibyo biba bimeze. Rero niko abagabo bagiye rero baricara baraganira. Munyakazi Sadate nawe wayisize mu bibazo, biramwe umuvandimwe rero aza gusimburwa n'Uwayezu Jean Fideli nyuma yuko RGB injira mu kibazo cya ekipe ya Rayon Sport. Ni Munyakazi Sadate rero wari uyifite, biza kuba rero bigenda bigorana cyane. Rero umuvandimwe rero wamaze kuba nyine atangaza byinshi ku bahoze bayobora ekipe ya Rayon Sport, imena za Rayon Sport nk'uko babita. Ubwo rero ekipe ya Rayon Sport ikeneye yagera kuri miliyoni 150 kugira ngo bakemure ibibazo by'ibirarane. Ngira ngo ni ibintu nabyo nyine bitoroshye cyane kabisa no kubona aya mafaranga kugira ngo rero ekipe ya Rayon Sport ibashe kugenda rero ibaho muri rusange. Ubwo kandi bafite umukino ku munsi wo ku gatandatu wa ekipe ya Gasogi United izabaka ekipe ya Rayon Sport tariki 21 Nzeri 2024 ku isaha saa moya. Umukino uzabera kuri stade Amahoro. Twihuta cyane tunyanyagira cyane rero twerekeze muri UEFA Champions League. Ni imikino iri kugenda rero iba rwose muri forma shyashya, ama ekipe menshi agenda amanuka mu kibuga, agenda rero rwose yigaragaza 5-5. Umwe munsi rero ekipe menshi araza kuba agenda amanuka mu kibuga. Ekipe y'abavandimwe ya Feyenoord iraza kwakira ekipe ya Leverkusen ku isaha y'isa 1:45. Ekipe ya Atalanta yakira ekipe ya Arsenal ku isaha y'isa 3. Ekipe ya Brest yakira ekipe ya CSKA ku isaha y'isa 3. Ekipe ya Atletico Madrid iraza kwakira ekipe ya Leipzig ku isaha y'isa 3. Ekipe ya Monaco yakira ekipe ya FC Barcelona ku isaha y'isa 3. Ubwo rero akaba ari iyo mikino ihari kuri uyu munsi. Ku munsi w'ejo ekipe ya Manchester City rwose igwa miswi n'ikipe ya Inter de Milan yari mu gihugu rero cy'abavandimwe cy'Abataliyane. Ekipe y'igihugu ku munsi w'ejo ya Celtic yatsindaga ekipe ya Slovan ibitego 5-1. Ekipe ya Paris Saint-Germain ikipe ya Girona ku igitego 1-0. Ekipe ya Club Brugge itsindwa n'ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 3-0. Ibitego bigera kuri 3-0 byose rero akaba rero ari uko byaje kuba bigenda. Igitego cya Jami ku munota 86, igitego cyaje kira gutsindwa kuri penalty ku munota 90 bongeye iminota 5. Umuvandimwe bita Gulasi rero uyu muvandimwe rero bita Jami akaba rero umusore w'umwongereza rwose utangiye kugenda atsinda ibitego byinshi. Dore ko ikipe ya Borussia Dortmund iri mu ma ekipe atandukanye, ama ekipe yamenyeye kugenda rero azamura abana muri rusange. Reka rero ngushimire cyane, ndizera ko ukomeza kugenda ukora subscribe
ugakora share, ugatanga ndetse na comment kugira ngo dukomeze tugendere twiyubakira channel yacu ikomeze kugenda izamuka muri rusange. Ciao ciao, ndabakunda, mugire impagarikiye n'ubugingo, umugoroba mwiza cyane rero ugende ubabera mwiza muri rusange.